urebye nk'ibindi bihugu urakora cyagiye ubaye umusitari abantu batangiye kuvuga dukunda ibikorwa byawe ngiyi company sinyamo ngiki ngaka kazi ngaho tera imbere so community yacu bambabare awana shukrani wenda ku bantu nkatwe dukora ibintu by'ubusani ngewe ukuntu mbyumva nimba last time muri Miss Mulenge East Africa ntago ari nkuko byari biri sibyo biza abantu benshi bari babishigikiye pe abantu benshi so this time impamvu abantu batabishigikiye ukaba ubibona nkaho ari ukubirwanya nuko harimo ibintu bimwe na bimwe bitagenze neza ibihe ku rugero wishinga ibintu byawe urumva ushyiraho criteria zawe noneho ugenda noneho unabyice unabizambye aka kanya abo mukoranye uzagaruka kera wahinduye ubishyiramo akavuyo kandi man ahubwo nacyitirire gufasha abakobwa b'abanyamurenge ariko reke kubyitirira igihugu ubafashe gusebya igihugu ngeze hano bakavuga ati Miss Murenge w'isi yanyu araje shahari igihe rwose nahita mvuga ati ndahasebeye turasebye rwose so rero ntabwo ngaya batekereje neza baba barashishuye igikorwa cyangwa cyari icyabo batekereje neza ariko batekereze cyane kurushaho bakora ikintu nimba ari ubwoko bari kuzamura babuzamure bifatika pana ngumwana mwise Miss w'isi ejo muhure muri Kinyozi ejo muhure muri Tukutuku cyane ko batoyaro bakitengera sibyo Theodora hari abantu benshi bavuze ukimara gushakwa mfashe cemezo bavuga amagambo menshi ati Miss nti yarakwiriye kubomboka Miss yadutesheje agaciro nk'ubwoko ntibyari bikwiriye wabyakiriye gute wababwira iki RTV imbaraga z'amasengesho yambu bantu banje copyright yes turabaramukije tubahaye ikaze mwebwe mudukurikiye muri ahatandukanye iyo intro nari nkoze ni ya Manza Abdallah ku Isaac Films ariko ni nziza man ni nziza cyane kuko yambu ni specific ku kundamukanyo yacu y'ururimi rwacu rw'ikinyamurenge so turabakiriye mwese mudukurikiye muri ahatandukanye je nitwa Bonfils Gapango kuva kuri BMC ariko ndi kumwe na Byamungu Etienne kuva kuri Mind TV gusana ibyangiritse uyu munsi twasuye akarere ka Kasarani kuva saa 8 ubu tugejeje nijoro abadukurikiye mbabwire ko turi muri studio ya Bortopla afite ikinyamakuru citwa Bortopla TV mushobora kugisura bataragikurikira mugakora subscribe yes reka abatumirwa bacu tubaha ikaze murakoze duhere hariya mugende mwibwira abantu hanyuma turaza gusoreza kuri Scala Producer ariko duhere hariya ku musaza mukuru Manza da shata man in ADBS Arabu sekera man bana gifite mic ukora iki ngewe kijyanye n'iki n'imirimo akazi ka minsi yose ndavuga ibyo nkora kuri media babona ibindi sinkunda kubitanga ya ibitari private kuvuga nkora movie nkora pranka nkora mu mihana nkora umuziki ndi byose uri byose kabisa mu mihana tuba tuvuze ko uri n'umunyamakuru mbese yasa dukomeze amazina ni Ishimwe Theodora banze ufate microphone uko ayitanga vuba Ishimwe Theodora nawe ndatekereza ko abantu bakumenyereye kuri media abantu bakumenye mu izina rya Miss Mulenge ako kandi kugasiga you are not proud ntago nkiri Miss Mulenge biza bishirase ndabizi ngira ngo bishirana na Manda oya igihe cyawe coshira ariko ngira ngo izina ry'ubumisi ubu ni Mrs. Scala ega n'abatarahushutse n'ubu tubita ba Miss kanswe we watwaye ikamba ariko ngiye ntago nkiri Miss nyene nabaye Mrs. ubwo iryo zina ryavuyeho
iyo uhuye n'abantu ntabwo bakwita Miss barabinyita hari n'abatazi izina rya Theodora bakwita Miss yego ubabwira gute ko utakiri Miss nta mugore washatse kuba Miss ahubwo ako kantu mbese mu yandi magambo Sikara niwe ukuyeho Miss ntabwo ari manda ariko iyo tureba muri Bibiliya Miss wa mbere uzukunda kuvuga muri Bibiliya Esteri nubwo yari n'umugore w'umwami ntabwo ryigeze rivaho ry'uwo Miss yanditswe no muri Bibiliya yes yatoranyijwe na muri Miss mu bakobwa beza muri icyo gihe aba ari nabo umwami ahitamo nawe si ibyo bimuhaye ko ari Miss yes yari Miss niyo Miss buriya yavuye rwose kandi ni nawe wamenyekanye kurusha abandi bose yandikwa no muri Bibiliya okay ubu ni Theodora ntabwo akiri Miss kubera ko ubu ni Mrs Sikara ariko hari amaranka atajya yamburwa sinzi ibyenda rya Miss nka pasiteri Sikara arabitubwiye nubwo yohanguka Teresa Rishira umusirikare ambasaderi ni byinshi hari umwanya ujyamo umusirikare azabavuye mu nyine ariko ndavuga iranka wahawe iranka wahawe ntabwo bitagira uruhu iranka wahawe izina rigumaho yes dukomeze hariya ubwo se hari abatatuzira yanjyeho amazina yanjye ni Mutoni Sandra ariko kuri YouTube tukaba tuzwi nka Mutomanza kandi ni ngari we wazanye iryo zina Mutomanza yego so wifuza ko abantu unezezwa nuko bakwita gute Mutomanza cyangwa izina ryawe risanzwe Mutomanza yes ukaba ukora plank n'umugabo wawe no muri filime ariko wabaye umukozi mwiza baramfobeje rero filime ndaza kwigarukaho dukomeze kuri Sikara nitwa Iranzi Pacifique rya n'amazina asanzwe ariko iry'ubuhanzi nitwa Sikara Pasito buriya Sikara ni izina ry'ubuhanzi ry'akazi so ukaba uri producer nka muririmbyi nkakina na filime nawe uri byose ariko iyi family irakomeye cyane abantu benshi bababona muri closed cyane haba mu byo mukora imirimo yanyu hari amasano mufitanye abantu mwicaye hano imbere yacu uyu ni sister we n'umugore wanjye yani bof wewe nawe ninde mukuru sister wawe turakurikirana ariko hari umukuru nimba mukurikirana ndamukurikira yes iki kiganiro rero ndi kuburaho ndi bugihere byari byiza ko tuganira nka couple kubera ko muri couple haba hari ibintu byinshi bimwe byigisha izindi couple nanone n'iby'imirimo mukora cyane cyane idasanzwe niko nayita kuko ibi twese turimo bya entertainment n'ibintu bije vuba ntekeza ko turi muri generation za mbere zibitangiye kandi byifuzwa na benshi bitari bibi ni bibi ku batabyumva ariko ku babyumvise ni byiza kuko ni imirimo itunze abandi ariko rero reka tuvanga ibibazo sibyo iti tuvanga ibibazo kubera ko mwahuriye hamwe kandi nanone munakora hamwe sometimes Sikara wowe duherukana ukiri umusiribateri ubu warubatse urugo warubonye ute ubwo nibyo ntiderukana vuba se ubwo oya duherukana amara tugiye mu ndirimbo ya Visit Mulenge ya ntabwo turabonana gusa ntabwo twagaragaye kuri kamera mwana iyo mvuze kubonana ndavuga kuri kamera reka kuzana ibindi bintu bya Kisumundogwa ngaho tubwira urugo rumeze rute kuko sinanabikubaje n'igihe twahuye oya ni ibisanzwe niki cyakunejeje mu rugo kuva uvuye mu buzima bw'ubusiribateri gusa si byose kabisa nta kintu urahura naco uvuga ati urugo ruragoye cyangwa se ubuzima bw'ubusiribateri nibwo bwiza kurusha ubu oya ibyo njya mpura nabyo ni ibisanzwe nahuraga nabyo n'ubundi narashaka so nta gishyashya
mbese byose byakubereye byiza mu rugo kabisa. none ushatse kuvuga ko ubuzima bw'ubuseribateri n'ubuzima bwo kuba uri umugabo mu rugo ufite umudamu byose ari bimwe nta tandukaniro ntabwo ari bimwe ntabwo ari bimwe ariko kuba mfite umugore birahagije ntaho bitandukaniye no kuba naringize mu buryo bwo kuzanamo ibibazo nta bibazo mbese bihari byo kuvuga ngo ni challenges nabonye. oya bishobora kuba atari ibibazo bisanzwe by'urugo rwawe ariko ari freedom wari usanganwe nk'aya masaha ugatembera ugatahira igihe ushaki hari amategeko utari urimo n'ibindi bintu inshingano utari ufite. freedom ndayifite kuko nese ubundi si wanjye ariko hari umuntu muri kumwe noneho mugomba gupartage ibitekerezo. aya ko biri kose ntabwo yamuza freedom tu yanjye. mwamubaza ko ari bwo agishaka agahita atangira kwigisha induru uko ziraho iyo experience ayigize ryari sorry kubabariza ariko numva ko oya uri umunyamakuru kandi nibyo nababwiye hano naho twe twaceceka mukaganira zaryoha ntari Skara yanze kwinjira mu by'urugo reka nkubaze kuba warashatse Miss Mulenge wabyakiriye gute? ubu se nashatse tayitora washatse Miss Mulenge? oya nashatse umugore wanjye Theodora wari Miss Mulenge. uwari wamushatse ari Miss Mulenge nibyo nabajije nyine. ese si byari byarangiye byari byararangiye kandi mwavuze ko byarangijwe nuko yabaye umugore. okay manda yo yari yararangiye mukura kuba yakwitwa Miss kuko Miss burya ni umuntu akenshi tuzi ko atarashaka ari mpamvu namugize Miss. ariko icyo nabajije ngira ngo kirumvikana gushaka umukobwa wahawe ikamba rya Miss Mulenge nk'umukobwa mwiza muri community. okay nanjye icyo nagusubije kirumvikana mbese icyo yaratse kuvuga ntabwo kuba afite iyo title ya Miss aricyo bihindura kuba ari Theodora ariko hari umwihariko afite mu bandi bakobwa. ntabwo ibyo nyine ni muri media ariko nkubwije ukuri ntacyo byari guhindura kuba namukunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. ntabwo nagende kuri iyo title mbese. okay aho birasa ntabwo wamukunze kubera ko ari Miss. wapi wanamukunze ataraba Miss cyane. buriya cyagiye cyose nuko njyewe ukuntu mbizi mbamenera ibanga nuko mbere y'ubumisi bari bakundana so rero urumva ntabwo yamuciye ubumisi. Theodora tubwize ukuri mwavuze ngo twavuga batanaturije muze kujya kuri cano bita ngo iki babyina drama bombi babyina drama bombi karabaye aho niho bakundanye biga mu kigo kimwe bagakerererwa umwe agakubitirwa hariya undi agakubitirwa hariya tubana no mu gipangu. ayo makuru ko atarazwi imana tubishize hanze tuzohishana ryari. none muri make bivuga ngo basomanye ku kigo kimwe barasomanye oya ntibasomanye ku kigo kimwe barasomanye kandi uzi koko barasomanye hano muri Kenya. navuze ngo basomanye ku kigo kimwe ninya Theodora fata microphone tubwize ukuri kubera title wagize nko twabivuze waramenyekanye abantu barakuvuga ariko amagambo yagiye agaruka ni inkuru y'urukundo rwawe na Sam umwe mu bategura Miss Mulenge. ibyo bavugaga ko ari mu rukundo na Sam ntago byari ukuri niba koko Skara mwari mufitanye ijambo? aya byari ikinyama byaragatwiko ka social media gusa. yego buriya twabibona kuri yamufite uko muziranye na Skara. wow na Sam yarabizi ariko ko nkunda na Skara yarabizi. okay Skara ntabwo byakubangamiraga baje hari yabajanishije tubabona mu kiganiro bavuga ati bano bantu bashobora kurushinga vuba nawe wibereye muri quartier. hafi ntacyo byari kuntwara kuko biranyine ntibyagaragaraga kuri kamera ariko iby'inyuma nibyo byari birenze cyane. so bivuze ngo nari nzi ikiri hagati yanjye nawe ibyo bonyine berekanaga ku makamera ntacyo byari kuntwara. akabazo kamwe nje kuri Miss hanyuma twinjire dusubire muri rusange kiraho ndiyo nagatwiko byenda bashobora kuba barabyumvikanagaho ariko nimba atari ibanga iyo wabibonaga nka kuriya ntabwo hazagamo kagatima ko gufura.
ntabwo kaza none se Etienne we nkubaze kano kanya umugore wawe uramufite mu rugo iwawe ubonye mu muhanda tugiye dufatanye gutya uzi noneho impamvu runaka turi kubikora hari icyo byagutwara Mutoni yabimfasha ari akabisa hari icyo byagutwara niyo mpamvu mvuze kubera ko hatahari uyu uri hano hafi ahita asubiza icyo kibazo njyewe nande namuka Etienne cyo naje singisize akabazo kamwe kuri Theodora kubera ko njye ntago naganiriye nawe cyane kuva yakubaka nibwo ngihura nabo so Theodora hari abantu benshi bavuze ukimara gushakwa mfashe icyemezo bavuga amagambo menshi ati Miss nti yarakwiriye kubomboka Miss yadutesheje agaciro nk'ubwoko ntibyari bikwiriye wabyakiriye gute wababwira iki ntabwo nabyakiriye ariko ni ukubera ko ibyo bavuze byose nari nagiye byiteguye so ntabwo byantunguye cyane nta n'icyo nababwira buri wese afite uko afata ibintu byiwe nimba barabonye kuko narabatesheje agaciro ibyo ni ibyabo ariko ku ruhande rwanjye ntabwo nabatesheje agaciro buri muntu wese agira uko yubaka kubaka wishingiye no kubaka ushingiwe mu rusengero byose ni ukubaka ubundi tukiri kuraba kuko muri couple buriya hari abantu nza numva bavuga ati abahungu bose babomboye bashaka abagore beza kurusha abakora amakwe ndabyumva babivuga abandi hakaba impaka zivuga ati ubundi gukora ubukwe hari aho bihuriye no kubaka cyangwa kubombora hari aho bihuriye no kubaka mwebwe ko mumaze kubaka kandi munafiteho n'amakuru mubona harimo iriho itandukaniro ryo kubomboka cyane ko amakwe twebwe yatangiye vuba mu banyamurenge barabomboraga barateruraga iby'amakwe biza kuza kandi ba mama barubaka nta madivorce yahabaga igihe cy'aba mama ariko kuri none hari abadivorce après le mariage ibyo bintu bibona gutabdara kuko nawe warabomboye ubundi ikintu cyambere ariko nyuma ukora ubukwe kandi twarabutashe narabomboye nkora ubukwe n'ubansubiza amahirwe yo gushaka bushyashya nabanza nkabombora nkabukora nyuma urumva rero ejo bundi sinzi nimba iyo nkuru nayivugira hano ariko reka yivuge mani niba gusa njye icyo nabwira umuntu utarashaka cyangwa se n'uwashatse bimugwiririye hari ushaka bimugwiririye ya mabre umva no oya reka njyewe ikintu ushaka kuvuga sibyo bro mu muco wa kinyamurenge urumva tugira ikintu runaka bakureba ngo urakuze wumvise kudashaka sinzi nimba ababivuga baba birengagije yuko hari umuntu udesida kudashaka hari umuntu ufite igihe runaka hari n'abashaka afite imyaka 50 ariko kubera induru bakazara bakakubwira ngo kwa runaka habuye umukobwa ngo kwa runaka ngo umukobwa ugasanga uwo muntu nabyita ko bimugwiririye just yanze kuba ikibazo mu bantu agahitamo kubera abandi agashaka rero hari n'umuntu biturukamo akavuga ati nubwo ndi umukene ntacyo bimbwiye nubwo wenda ntarageza n'imyaka ntacyo bimbwiye narakunze njye numva icyo ngicyo nicyo nahashingiraho ubukwe ni umuhango wa gikristo so rero njye numva ibyo ngibyo ku giti cyanjye pe gushakana n'umuntu mwakundanye sinzi nimba nabishubije ntabwo ari umuhango wa gikristo n'abapagani barabukora cyane rwose ubukwe ni umuhango mbese wa culture mu bijyanye no kubaka kuko Abdallah twaganiriye ku nkuru y'urukundo rwe amaze kubaka anategura n'ubukwe hari ikintu tubona cyane kuri none abajene baje kubaka cyane abakobwa bakareba ku bushobozi ntibarebe urukundo donc nibagiye ku muhungu nk'uyu wari Miss kurugara akavuga ati ngomba kuzashakwa n'umuhungu ufite imodoka ufite inzu ufite buri kimwe ariko n'abahungu hari abameze gutyo bashaka abakobwa kubera inyungu bafite ubushobozi bari hanze swate so mubona mwebwe kuba mwarashakanye Abdallah yambwiye love story yiwe numva biraremereye
namwe kuba mwarashakanye turaziranye turabana muri quartier mutagendeye ku nyungu ngo urebe uno mukobwa ngo afite ubushobozi cyangwa Theodora ngo akurebe mwebwe mwabitewe n'iki urumva ko nyine hariho option zibiri hari gushaka ugendeye ku mikoro y'umuntu runaka akaba no gushaka ugendeye ku rukundo ruri hagati y'abantu babiri cyangwa hagati yayo kuri sadi zacu habaye kubera urukundo niki mapenzi tu singusubije niki wakundiye Theodora byinshi kimwe muri byo ntabwo bigaragara kimwe kitari ibanga nyine ibyo mubwira ariko gihari ni imyitwarire ye cyo kirahagije Theodora niki wakundiye Skala ka Miss wari gushakwa n'umuhungu yihitiyemo ufite ubushobozi uretse ko nawe utazi oya wagatinze okay let's be open wabonye ko ntayo let's be open ahangaha tubigira impaka cyangwa tunabigira impaka tubigira impaka sawa mu busanzwe twebwe abangu bari muri Afrika twese hari abadufata ko tudafite ubushobozi sanse nabivuzemo Kamisi yari giye ari kuvuga ati njewe nzoshakwa n'umuhungu uvuye muri Amerika nakunganire ubu nyine usanga abakobwa beza bigoye cyane gushaka muri Afrika bumva ko bajya muri diaspora so ubushobozi bwawe simbuzi sinabwo nitari ko ndavugira gusa aho turi nuko tumeze bigaragara ko wenda nta bushobozi dufite bitavuze ko utamutunga cyangwa se nubayeho neza kurusha ubundi ariko tutabikomeje ni ibintu byumvikana cyane kandi abantu kuri none ko barareba inyungu ntabwo byumvikana nimba koko abantu bo hanze batekereza ngo turi abakene ariko se koko turi abakene oya ubukene n'ubushobozi ni ibintu bitandukanye ushobora kuba utari umukene ubushobozi ngaho mbwira tuvuge wenda nk'ikintu umuntu uri muri Amerika cyangwa Australia cyangwa ahandi hose yakorera umugore we nge nashobora gukorera iwanjye ni byinshi mbwira urugero ubu nyine kuri anniversaire y'umutipe uri hanze ashobora kumuha iPhone $500 tuvuge ko nawe wayica cyangwa akamuha imodoka $30,000 ibyo mbuvuze nabikora abda wari watunga amadolari $30,000 amadolari $30,000 man bivuga hano kuri kamera cyase hose nzahatunga none se reka mbanze nkubaze umva no bro usibye ko duhura uku nguku ndakuzi ubanze reka mbanze nkubaze usibye ibyo navuze nkora kuri YouTube n'ibindi nahisha akandi kazi nkora urakazi oya nastekereza ko YouTube ari ingurira filme kangurira kangaburira umugore rero kuvuga kuri icyo hari abantu benshi babyishyiramo ngo umuntu uri hanze bro hanze yari abakene ibyo turabyemera hariyo n'abantu mu mutwe batari seri so rero kuvuga ngo wenda ngo ubonye umuntu watangiye kumwita umukene ni imyumvire kandi iyo myumvire ngiye numva yuko byaba byiza icitse okay iyo myumvire ifite ishingiro kuko umuntu wese wagiye hanze n'ubuzima yarabayemo hano afite itandukaniro icya kabiri uretse n'abanyamurenge ubushobozi bwa Afrika ni bakeya nyine bagafashe usanga avuyemo ariko umubare munini wa muri Afrika ni umugabane ukenye kandi twese tugira birumvikana ariko ntibazabyishyiremo ko ari buri wese si buri wese ntabwo ari buri wese wenda mpite naboneraho mvuge ngo yahisemo ngo umugabo kubera icyo wumva ko ari umukene sinavuze umukene navuze ubushobozi kuko umukene dahera umuntu ufite ubwenge utamugaye wese ntabwo yagombye kumukene uzi ko hari abakobwa bashatswe n'abatipe bo hanze ubu nyine mushobora guhura akakuganiriza akakubwira ko abyicuza kubera ubushobozi cyangwa kubera izindi challenge niyo ntuzaba uri kubyita gute ubushobozi rero ntekereza ko challenge bagira buriya umuntu mwashakanye kutabana mwubakanye bifite ibibazo byinshi hari icyo kibazo cyo kutizerana hari abashaka baexpectize ibyo kuko ababizi ko sinzabana n'umugabo icyo ndakihanganiye afite ikindi expecting ari kuvuga ati byibura nzaba mu nzu neza uko nzagira ibyo akabibura nicyo twavuze uhura nawe ari kurira bajya gushaka bizi ko batazabana ikindi akaba expectingaga wenda na bwa bushobozi yashika wenda bukabura kuko hariya naho ni mwisi
ugasanga ibyo yarashi urukundo rwarushingiyeho birashize noneho iyo ushingiye urukundo rwawe iyo rushingiye ku mafaranga ukayabura byose bihita birangira habe n'iyo uyabonye ukayahaga cyangwa ukabona yawe ni ukuvuga ngo urabona amahoro mufite umusanzu ukagira menshi amahoro mufite hari abafite za miliyoni batayafite cyane kandi ubutunzi bwa mbere buriya no kubaho neza no kubaho wishimye so abantu bubatse n'iki mwababwira kuri ico kintu kijanye n'urukundo n'ubushobozi kuko ubu urukundo rwajemo materialisme cyane umukobwa social nise z'umuntu aba afite nyine agomba gutoranya icyo ashaka niba ushaka kashe agenda asange kashe ariko ufite urukundo asanga wakunze ariko ikintu cya mbere ni urukundo mu rugo iyo nta rukundo amafaranga ntacyo abaho hari n'abatagira imitima tu abatagira imitima gute amafaranga ntacyo avuze imbere urumva se umutima ari uri kugenderaho usanze umufuka hari nk'abantu bavuga ngo ni gute umuhungu w'umujene hano ashaka umukecuru wo hanze buriya abantu nta rukundo ruba rurimo rushobora kuba rurimo si igitangaza urukundo mani ushobora no kukohereza no ku musazi niko ntekereza ushobora kukohereza ku murwayi ushobora kukohereza kuri ahantu aho ariho hose ntaho uvuga ko bose ari inyungu ariko kandi n'abakunda inyungu guys mujye muri ibi bikecuru bifite ikofi nambwiye ati umuntu namukundiye ikofi ni ukuri nagushigikira nibyo yavuze option ni nyinshi nanjyewe ku icyo nagira inama abantu bubatse baruvuze njye numva umuntu ugiye kubaka yakurikira urukundo kurusha amafaranga kubera ko urukundo rurihangana urukundo rubumbiyemo ibintu byinshi ariko amafaranga hari igihe ashira kandi amafaranga araza arashakishwa akaboneka kandi ayo mwabonye muri kumwe niyo aryoha cyane kurusha ay'abandi bakurikiye ijambo rya Misiri ririmo ubwenge cyane baracafite umutima wo kubabwira neza Abdallah arashatse yari umukinnyi wa filime reka mbanze nanibutse abantu Abdallah ari mu ba legend ba mbere hano muri iki gihugu muri industry y'abanyamurenge kuri none arabona umva baza bakavuga ngo nibo ba nyiri industry batazi yubakiye n'abayitangiye Abdallah nari mvuze urugenzi rwawe washatse uri umukinnyi wa filime ushaka warakoze indirimbo mu mihanda yanyereye ushaka donc wari umaze kuba byose mfite dread nshaka ndi cyamamare ndi free yes so kandi ya life urayikomeza kuri none umugore wawe nawe yinjiye mu kazi Scalari producer kuri none Theodora nawe mbona mwese mu actingana hamwe reka mbazi ikibazo kimwe ku bagore no ku bagabo sibyo ni gute hari umuntu ushobora gukora akazi ariko akavuga ati sinshaka umugore wanje azaja kuri media mwebwe ni gute mwashimye gukora n'abagore banyu mukabashaka kuri social media cyane ko igitsina gore kuri social media baracari bake bamaze kwinjira muri ibintu hanyuma abagore bo nabo batubwira uko babyakiriye nuko biyumva kuri none kuba mukorana zaba plan zaba filme zose urakoze wenda kuri icyo nagusubiza yegereze Mike neza icyo nagusubiza wenda nko kuri njyewe umugore twarakundanye nta nubwo twakundanye ko mfite n'indirimbo nyina na filime ahari twarabikubwiye ariko noneho just iyo ukunda umuntu ukunda n'ibye byose n'amafuti yari igihe ubikunda kubera ko umukunda so rero ubundi iyo uri umugore utari ikinani niba usanze umugabo wari pasiteri ugomba kumenya kubara amaturo urumva cyangwa ukamenya kuba protocole kugira ngo ikanisa ryanyu rikomere urumva ntabwo uzasanga nusanga umugabo wari umushoramari of course ugomba kumenya uburyo ubara amafaranga yes hanyuma wenda icyo waruvuze ati wenda abagore kuri media ndasubira kuri cya kindi wari wavuze nko kuvuga ati nk'uyu nguyu media haba byinshi hakorwa byinshi ejo n'ejo bundi nabona tuvuge wenda nka Aimable amuvuzeho ibintu ashaka byose akaba yamwita uko ashaka noneho rero njye mbamuzi turabana mu nzu kano kanya niyo yabakwandika inkuru ngo akundana nawe Gapangwa akundana nande mbamuzi mu nzu ntabwo nshobora kwikanga kubera media yavuze uko cyangwa byagenze uko so rero hamwe n'ibyo byose njye numva ndi free gukorana nawe okay Scala ndumva na Scala tubwira ko bimeze
kuko we yari na producer ariko cyane cyane aba producer nyine ntibagaragara kuri media ariko kuri none sinari producer gusa nandi umuhanzi wari umuhanzi kandi ari maze kugaragara kuri media cyane bitewe na video nyamwanya so kuri none n'umugore wawe mwese muragaragara kuri media wowe ntibyakugoye kugira ngo ukorane n'umugore wawe ntabwo byangora kubera ko nyine tuba turi kumwe numva nta n'impamvu yo kuba insecure kubera ko tuba turi kumwe cyakora cyose ni mu maso yanjye so ntabwo byangora ni ibisanzwe mbese mwebwe mwabyakiriye gute madame Abdallah Theodora we yari amaze no kumenyera kamera ka meme ayijaho ariko nkawe ngira ngo wari utarara kuri kamera sinzi njyewe kamvuge ko so byaje gute byarizanye gusa iyo ubana n'umuntu ukora bino bintu bya social media ukora mu nzu hahora amakamera ugeraho nawe ugatinyuka niko navuga so angejejeho igitekerezo ubundi ni ngewe wakizanye nawe ngahita ariko biriya bintu sinagerageza narabikundaga kubirenya babikora abanyarwanda nk'abata ariko wazagerageza so mbimubwiye arambwira ngo banze ufungure channel yawe ndebe kuri seri narayifunguye yitwa Mutomanze ndangije kwifungura ndakora abona mfite courage arambwira ubwo rero ubikunze kandi mbona nyine ubikora dukorana nuko byaje ako itijya no ku isake ijya muri kampani ya nyayo so ni ibintu ngewe nkunda tu narabikunze uvuye muri Miss ugiye muri filime ku isake noneho n'umugabo wawe ayirimo ariko nabonye nyine ese yari musaza wawe yari musaza wanjye so wowe wabyakiriye ute njye narabikunze kubera ko gukorana na famiye ni byiza kurusha uko wakorana n'abantu bo hanze songeye ku ruhande rwanjye byaranshimishije nko muri plani z'ubuzima wari ufite wigeze ubitekerezaho ko ushobora kuzaba umu actors ugakina amafilime nta na rimwe nigeze mbitekerezaho nuko nabasanze nsanga babikunze wisanze mu gitaramo uvuza ipende hanyuma byenda cyane cyane ku badamu niba nshaka kubaza kuko ni ibintu bitamenyerewe cyane cyane muri sosiyete yacu navuga ko muri mu mfurakazi bagiye muri media muratangira murakitinga nubwo hari abandi bababanjirije ni nk'izihe mbogamizi cyane cyane mwagiye muhura nazo abagore muri rusange imbogamizi njye ntazo nahuye nazo kubera ko ni ibintu nkunda nshyigikiwemo n'umugabo wanjye na famiye yanjye ntabwo yigeze imbangamira asa nta mbogamizi hanze ya famiye nta mbogamizi byenda habeho uretse wenda nk'abantu bo muri famiye kakubwira biriya bintu wagiyemo ntabwo bikubereye umumama w'umunyamurenge ufite abana ariko iyo ikintu gikunda ntawakubangamira muri izo mbogamizi nto wagiye uhura nazo hari ubwo byenda ushobora kuba waratekereje wabivamo ubundi si n'abandimo n'ibiki no naramaramaje naje nje Theodora wowe ni izihe mbogamizi wahuye nazo umaze gushinga urugo wisanze watangiye kwakitinga wagiye muri filime n'ibintu utari tumenyereye cyane cyane noneho ukiri n'umugeni njye ntazo kubera ko nari nsanzwe ndi kuri social media nta nimwe nigeze mpura nayo yego kuri none Abdallah na Mutomanze mukora prank nubwo nabo bagenda bayigaragaramo ariko mukaba n'abakinnyi ba filime niki murutisha ikindi cyane hagati y'ibyo zombi sinzi wenda uburyo nabisobanura ariko byose ni kimwe gusa ahubwo icyo dukora cyane ni prank bitewe n'uko filime yo isaba ibintu byinshi isaba umwanya uhagije isaba amafaranga isaba ibintu byinshi mbega biruta ibya prank
ariko byose ni kimwe, ni entertainment isanzwe. Muri prank mukora hari ibintu tubona bimwe bakavuga ati biriya bintu bari babiteguye byose, ibindi bakavuga ati biriya bintu ntibabiteguye nyine koko bamutunguye. Hari ikintu mukora mutateguye muri prank? Tutateguye gute? Mbese tukabipanga wenda mwabipanganye mutapanganye kakuriyo byutse umugore wapanze ngo kura mucitinga ibiki n'ibiki ntababizi? Ntabwo ababizi buriya wenda nyinshi bavuga yuko nyine batekereza ko twazipanze, ariko icyabereka inyinshi zipfa. By the way, n'uyu munsi hari imwe napfuye gushyiraho yapfuye yankoreye prank namanyifata kumwe maneza azafata ibiheko gutya namamutoramwo kamera, noneho rero mpfa kuyishyiraho. None ni gute wabwira umuntu ngo wamutunguye kandi kamera isetinze bari gufata amashusho? Urabona ukuntu hano hameze, ntekereza yuko akenshi bano hari igihe baryama bakabisiga gutya kubera kuruha cyangwa se okay, wenda nimba atari byo ni sawa. Twebwe hari igihe dushobora gukora tukageza saa 8 saa 9 nkabisiga gutya, noneho ni ukuvuga ngo nkaba cyangwa se istandi kaba hariya, indi kaba hariya, indi kaba hariya, so kamera ihorana hariya ku meza. Ugasanga nyine akenshi kugenda nkakoraho gusa. Iyo winjiye usanga mu nzu amatara acanye nta gitangaje kirimo, iyo winjiye ugasanga kamera kuri stand nka kuriya nta gitangaza kirimo. Rero nta buryo tubipanga cyane. Cyo narenzaho, Mutoni ni umuntu utabwira ngo actinga gutya. No muri iriya filime iriya niwe wayanditse, by the way. Wow. Niwe wayanditse. Ese mwakoze part 1 mwamumubireka gukicangwa hari izindi ziri nyuma? Iryo ni ibanga ry'akazi, mushobora kuzabona indi abafaniza ariko kubabwira kuko mwaciki. Abafana bacu bakomeze bitegure gusa ibikorwa kuko tubirimo byinshi tubafitiye. Ariko n'ubundi yandikwa ntabwo twanditse ko hariya yararangiye mbese. Hanyuma se Abdallah hari abashobora kubyumva byenda bakavuga ngo ni kagatwiko nko bakunze kubivuga. Urebye amarira Mutoni buri gihe akunze kurira, wakwibaza nyine wakwibaza ari amarira gato nyine wakwibaza SK ni gute umuntu wamukorera prank umunsi umwe 2-3 agifita ayo marira byasanga ari imiterere ye, ari n'ibintu ategura bikanaza. Ahubwo dore no mu kijyaniro no usibye no kuvuga kumubwira ngo actinga gutya biragoye, azi ngo no actinga. Icyo cyo nyibabwire n'ubushize narabivuze n'ikiganiro. Urabona kino kiganiro ntashobora kujya ahantu bari kukireba, ntashobora no kukenera kucyumva, ariko abantu beje ngo ntibaza bireba. So rero urumva umuntu nko kumubwira dupange prank biragoye pe. Abda, hano havuye igikorwa ca Miss Mulenge ko utakigaragayemo? Ntabwo nigeze ngitumirwamo, kandi muri kamera yanjye sinkunda kwihuruza cyane ku bintu bitamfitiye inyungu. Ntabwo nari bukibonekemo. Nk'umwe mu ba star kandi bagize industry na entertainment, kiriya gikorwa wakibonye ute? Kiriya gikorwa ntabwo numva nshaka kukivugaho cyane kuko sinigeze ngiha umwanya. Ni ubundi igikorwa bwa mbere na mbere natekereje ko cyari sawa, ngiha umwanya nsanga ni igikorwa kibwe n'ama idea yavuye hirya no hino. Okay, muri make kiriya gikorwa kuri nge ntabwo gifite umwanya kuba nagitindaho ngo nisobanure byagenze uko nuko. Aya kugisobanura sibyo nanashakaga, ariko nk'umuntu uri muri industry ushaka kuvuga ati bino bintu babikoze neza bazabikore gutya cyangwa hano batunganyije. No ushobora kuvuga ati bakoze neza bo ku giti cyabo bazi ko bakoze nabi, cyangwa avuga ati bakoze nabi bazi ko. Ni nk'umuntu waza kumbwira ati nakinye filime nabi nagize gute, ibyo biramureba, yayikunze ntiyayikunze biramureba. So niyo mpamvu mbega izo comment ntacyo zambwira, niyo mpamvu nashaka gutanga ngo cyari cyiza cyangwa cyari kibi. Umugore ari nkaho yaragiye kuvuga mweze microphone man kuko nawe yagiye kuvuga
ntabwo wamenya ko ikintu cyabaye cyiza cyangwa kibi utarigeze ugikurikirana ariko ushobora kutatendinga ariko ugakurikirana kuri social media cyane ko wigeze ugikurikirana rero ntabwo wigeze ubireba ntabwo mani nkunda ibintu bifatika ibidafatika sendera ndabizi nicyo ushaka ko oya wavuga ko ibintu bidafatika kandi wicaye n'uwari Miss gute man uwari Miss oya waricaye mu kiganiro uvuze ko bidafatika wagutesheje agaciro ikamba oya singira ngo yarahabaye kugeza kirangiye nahabaye kuri finale yaje kirangiye kuki utatanze umva noneho ukuntu bimeze mwegereze mikrofone nari gutanga ikamba nka Miss nka World Miss njye nari Miss Murenge East Africa vuga Rero nta ngo muntu wabonye nabonye World asimbura atari World ari Kasarani naho moja ubona uri gukora ibintu bitari byo kuko kugira ngo yewe wenda tuvuge ikintu kibe ku rwego rw'isi ntekereza ko ibihugu biba byahagurutse hari igihe hari umuntu wavuye mu Rwanda mu Buganda Australia cyangwa se ahandi ntawavuye Uganda uzange barabavuye Uganda ni Buganda yagiye bwa mbere ikiri East Africa kandi muri World Intiers nje natanga inama imwe kandi si kwa ubaya nimba uvuze ati ngiye kugira Miss muri East Africa abakobwa b'abanyamurenge barubashwe ko ari beza hakikisha ko haje abakobwa beza icyo ni kimwe none haje babi reka nkomeze niba umuntu umugize Miss w'isi uwo mu Miss ntagomba guhura no mu Miss w'i Burundi nk'igihugu ntagomba kuringanira na Miss wenda tuvuga u Rwanda Tanzania wo n'uw'isi ariko ntekereza ko Miss dufite kano kanya w'isi atagenda ngo yicarane n'aba Miss ba East Africa bo musohora ntibamwemera ko yinjira yazaniye modoka yaza yambaye gute niki byonyine wasanga adafite na Instagram none ukabona hari ibintu byo gukona ubuto turabuzi ubutoto kumwe bakina iby'abana ngura umugore wanjye umugabo wanjye ibintu bira byo kwitirira utuzina ngendi afande wabona imodoka nziza iriya ni yanjye bene nk'ibyo kuko bro nge sinkubeshye biranambabaza just ibaze nk'ubu ngubu ngeze hano bakavuga ati Miss Murenge w'isi yanyu araje shahari igihe rwose nahita mvuga ati ndahasebeye turasebye rwose so rero ntabwo ngaya batekereje neza baba barashishuye igikorwa cyangwa cyari icyabo batekereje neza ariko batekereze cyane kurushaho bakora ikintu nimba ari ubwoko bari kuzamura babuzamure bifatika pana ngo umwana mwise Miss w'isi ejo muhure muri Kinyozi ejo muhure muri Tukutuku cyane ko bato yaro bakitengera sibyo sindi gusetsa cyangwa se wenda si na beef niki ko kantu ahubwo uvuze akantu ka beef hari igihe abantu bagaragara wenda niba bavuze kuri iki gikorwa bitajanye n'imitekerereze ya bamwe bakumva ko bafitisha ari beef n'ibindi ibyo bintu mubona abantu bazatera imbere mu gihe badashaka kumva inama cyangwa badashaka kumva ibyo bagomba gukosora bro bigaragara ko dufite akazi kenshi tugomba kumvisha abantu ibyo batumvaga koko icyo kibazo kirahari batekereza yuko wenda tuvuge nk'ubu ngubu nimba ntanze nk'iryo kosora ngo zabaye beef kandi niyo zaba beef za media zitandukanye n'iz'ubuzima busanzwe ariko rero kuvuga ngo mvuze ikintu abantu bumvise nta nubwo bazi beef cyane cyo bavuga ngo ni ishari bakabyita ngo ni ishari rero dufite akazi kenshi ko gutuma abantu bamwe batumva ibintu neza bagomba kubyumva nk'uko twatangije nta gucika intege mpaka tujye ku murongo umwe n'abandi hanyuma byenda kugira ngo tugende tugana ku musozo hari ikibazo nkuze kubaza kenshi hari ibikorwa byinshi bigenda biza uretse na hano muri Nairobi yonyine bigenda bigana ku bahungu cyane cyane twagiye tubona bashuka baza bafasha imyaka igiye itandukanye cyane cyane urubyiruko ruri mu kabumbu tugenda tubona ibikorwa bigiye bitandukana abantu bashora amafaranga yabo mu bikorwa bigiye bitandukana mu gufasha cyane cyane abahungu mubona mwebwe ari iyihe mpamvu
igikorwa cyaje kigana ku bakobwa nk'iki cya Miss Mulenge, haba Miss Mulenge East African Community, haba Miss Mulenge World, ahubwo aribwo hahagurutse abantu benshi cyane batagiye babyumva, bagiye babivuga mu buryo bumwe butari bwiza, bitandukanye n'ibindi byose byagiye bibaho mu gihe abasaza babo bafashwaga. Mubona byenda biterwa n'iki? Bro, sinzi wenda ibyo sinabitindaho, ariko njyewe ikintu mvuga ntabwo najya gushaka Miss musize mu nzu. Icyo si igikorwa gitegurwa n'abagabo, cyakagombye kuba cyarateguwe n'abandi bakobwa cyangwa se byibura n'abasore, kuko njyewe mvuze ngiye gushaka Miss, uyu ntabwo mba Miss ko kantu bazagakosa. Miss, iki kibazo cyangwa ikibazo Etienne abaje hari undi ugifiteho comment? Kamwongereho nanjye ntekereza ko kuri abavuze ngo ibintu wenda ni Miss Mulenge East Africa cyangwa World, obviously ibyo ni ibintu biba byagiye muri public, muri community, kandi ikintu ashyize muri community buri wese afite opinion yuko abyumva. Umuntu navuga uko abyumva si beef, afite opinion kuko abanye muri community, ntabwo yari ikintu kiri privé cyawe tudakwiriye kumandinga business zawe cyane ko ahubwo nta n'ahandi turumva Miss wa community, aba Miss w'igihugu, aba Miss w'igihugu. Rero sinzi impamvu wumva ko n'umuntu mu gihe yagejeje gukosora beef zabaye beef. Hanyuma byenda nk'ibi narimbajije, usanga ku bagiye bakora ibikorwa byabo no gushora amafaranga yabo mu bikorwa bigiye bitandukanye, kaba narimvuze haba n'abategura Miss Mulenge bagiye bakora za business ideas za Mulenge Got Talent n'ibindi bikorwa bitandukanye, harimo nk'abashuka bagiye babikora. Ubushize ejo bundi Burundi twabonye hari amarushanwa cyane cyane ibikorwa biza bitagetinga abahungu. Kubera iki cyane cyane byenda igikorwa cyaje gitagetinga abashiki babo, aricyo kiba gitera changamoto, sometimes ugasanga abantu ntibabivuzeho mu buryo bumwe. Reka nkubwire icyambere babihaye izina wapanze gato reka vuge nurangiza uvuge. Reka nkubwire kuba washora amafaranga yawe, ikintu uzi ko udashoye muri private company gukora ibyo ushaka, ugashora muri community, menya ko obviously harabaho views nyinshi zitandukanye. Bya bintu impamvu bikritikwa cyane cyangwa nimwumvikane na benshi, bivuze ngo hari ikintu kiba kitarimo kiragenda neza maho, bivuze ngo hari ikintu kitari kugenda neza maho. Rero umuntu nababwira ntago ari beef, ahubwo nyine hari ikintu kubera ko abizeye muri community, reka community yose ibyemeranywe kimwe. Impamvu rero abahungu byo bitandukana, abahungu baraza wenda niba ari imipira n'ibiki byose ugasanga ni ibintu biraho nyine bisebera birashize, ujye ubona ko hari n'amatiku binabamo. Ariko biraba bya Miss nta kuntu aza ngukoze Miss ntuzo ya mbere party ya mbere abantu bose barahari, ubwa kabiri niba hari ubuse ni gutumva ko nta cyazo gihari. Ariko ngewe ukuntu mbyumva mwegereze mic Etienne yabivuze nkaho barwanyije igikorwa cy'abakobwa. Ubyo nabivuze kubera ko kenshi nkunda kuba mu bintu bitegurwa byaba bya Miss Mulenge, byaba n'iby'urubyiruko, byaba ibyo by'akabumbu n'ibindi bikorwa byinshi by'urubyiruko bitandukanye na Miss Mulenge. Ariko changamoto nyinshi zikaboneka mu gikorwa cy'abashiki bacu bitandukanye n'iyindi mitegurire y'ibindi bikorwa byose biza bitagetinga abahungu. Ngewe ukuntu mbyumva, nimba last time muri Miss Mulenge East Africa ntabwo ari nk'uko byari biri, sibyo? Biza abantu benshi bari babishigikiye pe, abantu benshi. So this time impamvu abantu batabishigikiye ukaba ubibona nk'aho ari ukubirwanya, nuko harimo ibintu bimwe na bimwe bitagenze neza. Ibihe urugero bazanye Miss Mulenge East Africa, then inshuro imwe gusa, yamaze imyaka 3. Oya nta myaka 3, ni umwaka umwe gusa, aho kugira ngo bashake ubundi manda yirangiye ugomba kubona umuntu ugusimbura, then bahise babishyira ku rundi rwego. Nge numva this time harabayemo utuntu nyine tudasobanutse, akaba ariyo mpamvu yagiye kuba mu minembwe harangiye indi nayo Miss. None icyo nabwira Etienne ntabwo ari ukuvuga ati oya niwe wabaje, niwe muri kumwe, turi kuvugana abadukurikiranye bo ntibansubizaga. Yego byose mu bibi ni byiza no gushima Imana. Urumva wowe turi kuvugana, ntabwo ntekereza yuko barwanyije igikorwa cy'abakobwa. Uzarebe neza nujya kubaza icyo kibazo, kandi niba batararwanyije abateguye ibyo bikorwa by'abakobwa. Ariko nyuma mugani ikibazo ntabwo kiri igikorwa cy'abakobwa cyangwa cy'abahungu, nta urwanya abakobwa, ariko se bya bikorwa biri guca mu nzira nyayo, cyaba cy'abakobwa cyaba cy'abahungu biri gutegurwa neza.
bari bafite igikorwa uzabaze cyiza tese barwanyije igikorwa mbese icyo munenga nuko babigize Miss World wapi birimo akavuyo si twebwe ntabwo turi kuvuga ese ko inama mugomba gutanga cyane nk'aho ufite uruhare runini mu gutanga inama nk'uwigeze guhabwa ikamba next time wazazana Miss Mulenge igiye World kandi we dunia Miss Mulenge heaven none se bazongera abahindura last time bari bashigikiwe kino kintu kwanza byari bibaye inshuro ya mbere bimeze kuriya iyo babikomeza neza cyari igikorwa cyari kugeza ubwoko ku kintu cyiza ariko mu gihe babivangavanze niyo mpamvu basanze abantu benshi bafite uko bari kubyumva bidahwanye nabo ngira ngo bashatse kubesha agaciro no kubigira bimwe kubesha agaciro nawe ndakubaza gapanga karaca kubera iki wowe utagiye wewe waranasezeye wandika ushyira icyapa ari yaro isambu Miss Mulenge icyo ni kimwe wabonye Kanyamugwengo wabonye Murenge Cinema beraki abende Kinshasa aramubonye njyewe ntabwo nari muri Kenya c'est vrai no kuri kw'Imana ntabwo nari muri Kenya amara kwandika icyapa byanditse urwandiko icyapa hararo Miss Mulenge yabaye ntari muri Kenya yego ariko wenda ikintu wakwibaza kubera iki kandi koko abo bose mvuze igihe cya mbere wari uhari abo mvuze bari bahari kubera iki batagarutse okay hari ijambo wigeze gushaka kuvuga sibyo ngiye ukuntu mbibona ariko ntitunabitindayo ntibitureba cyane bino bintu sibyo tibibarira kandi muri abantu murenge wishinge ibintu byawe urumva ushyireho criteria zawe noneho ugende noneho unabyice unabizambye aka kanya abo mukoranye uzagaruka kera wahinduye ubishyiramo akavuyo kandi man ahubwo nacyitirire gufasha abakobwa b'abanyamurenge ariko reke kubyitirira igihugu ubafashe no gusebya intuzi wapi no gusebya community sorry okay akabazo kamwe nshaka kubaza Abdara kuko tukiri kuri Miss tuze kureba byenda mu bihugu bigiye bitandukana ntabwo itegurwa ku rwego rw'igihugu gusa ababitekerezaho cyo baba bibeshe haba kaminuza yaba ikigo cy'ishuri ikintu cyose utegura bitewe n'itsinda runaka tugenda tubona za Miss University zigiye zitandukana ariko sije byiswiki nibyo nshaka kuvuga nyine so no kuvuga ngo ikintu cyose iyo kije keresa ari izina ntabwo Miss Mulenge itegurwa n'igihugu aho utangiye kuvuga nk'umuntu wari uri etse reka nkubaze sibyo reka nkubaze wigeze bari impunzi zo mu Bugande sibyo zo mu Bugande ariko z'abanyarwanda zateguye Miss Rwanda bo bafite igihugu urabona intuza ntabwo urabona ariko ntabwo ni nkaho tutagiye ahubwo numva jewe ndumva yanagombye kubera mu gihugu aho mwanyemerera nubwo atari mwanyemerera tukavuga ibindi dukora nibyo bari abakora tubireke ahubwo icyo tutosimbuka haba igikorwa ca Mulenge Award ni Mulenge Award kuko kigeze kuba kandi imbere gikozwe na the promoter na Oze nyuma kirahagarara ejo bundi bari abatipe barabizana ba Mr Copyright nawe wabitegura nibisa naje nigeze gutanga igikombe ni ibintu bisanzwe no mu buryo bwa support ariko turimo turagaruka ku mitegure n'imikorere y'ukuntu utekereza ikintu ciza ariko wagikora nabi kigata agaciro cari ciza urumva Mulenge Award urumva ko ari ikintu ciza kuri wadinga abantu bakoze neza ariko ngaho abantu bisanze kuri website mu ihangano tuzi uko wahageze ntiwabwiwe amakuru ufite ibyo ukora ntuzi uko byarangiye hanyuma na ya competition ntibiciye muri transparency kuko impamvu mvuga ngo ntice muri transparency nuko hari bamwe mu bategura igikorwa kandi nabari abahatana cyane ibyo bintu mu byo mwabibonye gute cyane mwese muri industry hano ni ibintu abanyamakuru bagomba kugaruka akavuyo kose tutitaye kuba bifata nk'ishari kagomba ibyo ngibyo nabyo reka ntitubitindeho cyane kuko abakoze Miss Mulenge ni nabo bakoze ibyo ngibyo so rero ngewe ikintu navuga ndabizi ko bari bubikurikirane kandi bumve neza ibyo mutegura ni sawa nk'uko bivuze hari igikorwa kiba ari sawa ariko ukagikora nabi nta nubwo mbifuriza yuko mugenda ngo mubihagarike
ntimunacike n'intege icyo mukora mutekereze cyane ikintu mukoze mugikore perfect ntawe utazabashigikira ntawe utazabikunda amakosa abantu bagaba bari abatipe ubona ari baturukaho cyangwa turuka ku babagira inama basanze kuri tele sasa ikibazo ubwabo ni nk'aho ibintu babikora bibatunguye cyangwa se bakabikora uburyo bifuza badashaka n'abajyanama bafite bagendera ku byo community byaba byiza kuri community bagendera ku byo bifuza nta n'abajyanama bafite aho ngaho rero byaba kuko bamwe mu bajyanama bazijya bamwuzi ntabwo bari seriye nabo njye sinakubeshya ntabwo bari seriye oya ibi birabareba cyane ibi ngibi niba muri kuzamuka muri industry oya si y'abandi kuko urabona nk'ubu nashinga business yo gucuruza imyenda sibyo reka sawa nubwo abishinga gute reka nkubwire mutomanza urabona bino bintu byaje muri no industry kuri noteri kuri none hari abantu batakivugana bivuye mu bikorwa by'abariya kandi byari byiza so kuki iyi niyo field urabona bije gukorerwa mu kindi gihugu kuba bikorerwa hano iyi industry ni igomba guca akakavuyo kuko nibo bakorana atari ubukondi byumvikana ko umuntu yava hanze ngo aje kubacamo mwebwe mwari musanzwe mufite imikoranire kubw'inyungu ze bwite so iki kintu rero ni byiza ko abantu bazaza bakiganiraho n'abandi babyumva bare kubifata nk'ishari ahubwo twerekane babikoze gutya byaba byiza kurushaho kuko hari abo bihavantage ariko niba bifite akavuyo of course ntacyo bimaze ntacyo byaba bimaze so kubyita iby'abandi ni ibyacu ubwo biradukora bifite akavuyo kandi burya mu buzima ntuzishime ngo uri kwita ngo uri umunyabwenge icyo ni ikintu kitari cyiza ikindi kintu kitari cyiza cyane kwanza ku munyafurika baragiye hanze ubu hano ukavukira ari umunyafurika kurata amafaranga ntabwo bitwika kuza utarata ubwenge bw'ikintu runaka utarata urukundo utarata impano ukarata amafaranga niyo mpamvu hano hari bamwe mu bazakira ayo mafaranga njye singuha inama by'ayo mafaranga si wavuze ko uyafite so wakwidumbaguza mu byondo wagira gute ntabwo bitwika rero njye niyo mpamvu nakomeje ntanga inama mutekereze mugishe n'inama kandi nta rutoki rumwe rwakoze ikiganza bisaba yuko intoki zose ziba zuzuye uragerageza ukavugana n'abandi ni gute uturutse iyo uturutse uraje industry hari ababimazemo igihe sinshaka kubyirata hari abazi umurongo mwiza hari abazi icyerekezo ushobora kuganira nabo sinsabye ngo baganire nanjye ariko just inama zirakenerwa no gushaka kugaragaza urukundo rw'icyo ukora kuruta kugaragaza ngo amafaranga yawe hari benshi bayafite bicecekeye hari n'abatayafite bakeneye uri gutera inzara n'iseseme so batabyirata rero ngewe icyo navuga babifate nka bifu babifate nk'iki ntawumvomera sinaje no kwiyemera ariko gusa njye nakwifuza yuko ikintu bagishyiramo urukundo bakagishyiramo urukundo mbere yo kugikora wa mugani rebe se iki kintu kirakunzwe ese iki kintu bari kucyakira gute rata idufite reka kurata ngo njye mfite amafaranga yes Scala microphone agire cyo abwira badukurikiye mu kiganiro buri wese agire cyo abwira ababakurikiye cyane cyane mugaruka ku bikorwa mukora ha muri production hari abifuza kuzamura impano zabo baririmba wenda ushobora gupromoting ukabafasha cyangwa se bakaguha nako kazi njye nawe njya nanga inama njya nanga inama numva ko nta byinshi nzi byo gutanga inama nanjye ndacyari mutoya gusa ahubwo urumva uri umwana uko yabyiruka mugane wazizaje imyaka 12 taho ndagera gusa nyine nashaka gukora indirimbo ndahari nibyo navuga no gutangaza akazi kanje gusa bakubona gute bisabiye oya wabishatse afite ahantu henshi yankura nko kuri wapi kuri kibyenshyira nimero zanjye kuri nuzi mu ma video posting so yambonera hari atu okay kwikorera imiziki nayende so hari umuntu nabonye ya postinze akanda aravuga ngo music ngo is better more than fake friends
big friends zirarutwa n'akayaga ka okay Mutomanzi. Icyo nabwira abantu nta byinshi navuga, badushyigikire mu bikorwa dukora Gute? baje kuri channel yacu baturebe byiburaho bukeya barebe ibyo dukora, niba bikunda bakomeze, kandi uwo bitashimishije arekeraho nta kibazo. Ntabwo gukora ibintu byose ngo bagasuka umugore subscribe cyangwa murorere mwabivugamo. Oya ngewe cyo nabasaba no kudushyigikira. Okay, ndaza gufata iriya filime mwakinye ipininge ku kiganiro ni nziza cyane. Ariko man Abdallah, man igenda ukore filime n'ibintu byawe. Nushaka kureka imihana, ureke imihana ureke n'ibindi bro. Reka nkusetse rero. Ziriya filime ntazi igihari. Reka nkusetse rero. Ubu ngubu no kuba ndi hano ku kiganiro cyangwa se mushobora kuba mwabona movie yanjye, icyo nakora cyose ni kubera uyu nguyu. Yamaze kubihaga. Ndabyanze ndarushe ndavuganga wacitse intege abantu nakoreye ntibashima nta support nyine urabona just korera abantu kuko niyo ubona ngo haje n'abantu bafite gahunda ugasanga bari gucurika ibintu wagerageje just kuba warema bica intege cyane so rero ngacika intege gucika intege nibibi mwana ntuza cyabaye ihorere support bayikore kandi filime ntuzacika intege man filime ntabwo ari ikintu cyoroshye I know filime kuva nabaho nta na rimwe ndakora filime y'amafaranga ari munsi y'ibihumbi 50 iyo niyo y'amakeya nyuma y'iyo filime mfite abana mfite umugore then abenshi urebye nk'ibindi bihugu urakora cyagiye ubaye umusitari abantu batangiye kuvuga dukunda ibikorwa byawe ngiyi company sinyamo ngiki ngaka kazi ngaho hoteli imbere so community yacu bambabare awana shukurani wenda ku bantu nkatwe dukora ibintu byo busani ega birababaza man ngende kubivuga kandi koko ndafashije ahubwo oya kuba mu gihugu se ahubwo se Abdallah support ushaka nihe kugira ngo bakomeza filme ikindi uyibonye noneho wakora iki bro reka nkubwire we dukunda kugana nigeze kubwira ko mfite filime nshobora gukina amateka y'abanyamurenge bose babayeho bagakora amateka y'abanyamurenge babaye abasirikare bagakora amateka mfite ubushobozi bwo kuzandika no kuzikina ariko se ndazikinira ishyamba ryande hano muri Kenya nimba ntashobora kubona umuntu umbwira ati ubwo ico bitekerezo ni sawa ngi support ukeneye location yihe ukeneye ihe support ni gute nabikora kandi icyo nakoze nagerageje kugaragaza ko bishoboye hari iyo filime hari inzira y'inzitane n'izindi zagiye ziba ariko rero iyo ukora icyo kintu ukaba uhura n'umuntu mu muhanda ukabona wowe aho kugira abona inzozi zawe ari kubona uburara cyane kuruta ibindi bintu kandi koko usanga ari nawe kirara gikomeye kuruta ibyo agutekerezamo bro biciye intege rero ngiye uzabona natinze gukora cyane nabiretse ntibizabatungure mbega ntabwo nkibifitiye bizaza amana gucika intege niko kubi ariko wenda habaye hari umuntu akifuza akavuga ati ngewe nanjye nkunda filime dufatanye cyangwa se nge ngufashe kuri filime bro ndishobora ko nakora movie igakompeta ku rwego rwa Afrika si ukwiyemera kandi nimba ndiyemeye ndamaze yes Theodora nagiye twavuye kuri topic donc nabagukurikiye uzo twagiye tuganira ico babwira dusoza ngiye icyo nababwira ni kudushigikira nk'uko Mutoni yabivuze kuri The Scholars Farm bakomeze baturebe baduha n'ibitekerezo n'ibyo ngibyo Sikakora mixage. Sikakora mixage. Nawe ni producer. Yego. Creatinga kamixing. Oya iyo studio abantu bagomba kuyizamo. Ngere kamvuga ijambo rya nyuma sinongere kuvuga. Turanasoje. Kandi ndi kuvugira ku mujinya cyane. Abantu tugerageze dutekereze iwacu kuruta ubundi bustori bwose turimo. Dutekereze iwacu gutekereza iwacu
biri mu buryo bwinshi butandukanye kandi Imana ngewe kubera ko tuziranye biraneze iyo uvuga gutyo utanahazi wowe utarahagera. Simpazi ariko ndahakunda cyane pe, ahubwo hazashaka umuntu umwuntemberezayo tugende tugaruke gusa ariko tubikore ntagarutse ntaribi nabandi iwacu tugende tubikore. Gutabara ngo ibintu z'amasasu ndaza ngoja gutera morale je nabaha morale kandi icyo nzi cyo ariko ndiyafata imuntu nayifata batwatatse ariko gusa nje icyo nkubwira cyo bro kandi mureke kubigira joking cyangwa ntomboke no kuvuga ngo reka nje mbivuge hari ibintu byinshi uri kundeba kano kanyuze ushobora gukora ukaba ugize icyo ukora iwanyu kandi apana kubingo njya mbikora ucecetse kubera icyo biceceka ari iwanyu kubera icyo biceceka mureke tubivuge tubigaragaze tugaragaza urukundo rw'iwacu dukoresha imbaraga zose ibindi Imana nayo izabana natwe. None uvuga ngo arimo arafasha community n'iwacu ntahafashe koko apana kubikoresha nk'izina kugira ngo tumuhe attention abikiniremo. Icyo nicyo kibazo kiri kuba sasa nibyo byose nizo ndo ziri kuba icyo nicyo kibazo hafashe wihitira ngo ukwafasha kumba urgutwika agatwika ushaka gutwika kandi urabona rero birakunda ibintu bimwe biri mu amafaranga rugura arakenewe cyane nimba ari impano sawa ibintu bive mu gatwiko bibe reality. Mwakoze cyane Abdallah Theodora Mutomanza Skala mwakoze kuduha umwanya kandi courage mu byo murimo. Abdallah yaravuze ko amaze kuruha mureke gucika intege ejo ni heza man. Urabona aya mashanyarazi yakoze ko yatse ku nshuro ni y'ijana ni igihumbi y'ijana aferinga so wowe ntago uracafite imbaraga n'amafaranga noneho uzayabona ndafite arahari aya filime nibura gusa aya filime kuko ntabwo nkeneye gukora filime ikintu kitinja cha fake niko bimeze. So nari mbashimiye kandi mbabwira ngo courage abadukurikiye rwose basure channels zanyu bakore subscribe barebe ibyo mukora ni byiza haba prank haba film haba muziki. Iriya film yaryoshe pe njye gisubiyemo nka gatatu ziriya ndirimbo ni Skala wazirimbye yazirimbye nanyazicuranga zose kandi twitira ubwoko ngo dutwike basa gutwika kurenza kuri nuko buriya gutwika nyako ni ugukora ibikorwa ugaceceka abantu bakabimenya nawe iyo uje kwivuga wivuga buri kubyica cyane. Mwakoze rero mugira ibihe byiza mwebwe mwadukurikiye turi